abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'J71 cy'ikinamico Shira Impumu, aho Kabano na Simbikangwa bagiye kuganiriza Gakwandi. Ese yaba yarateze amatwi akumva inama mugira, akareka kubangamira urukundo rwa Kampire na Fideli yanze ko babana yitwaje ko badahuje amateka? Reka mbarike mukurikira umukino. Yewe, reka mfure vange kureba bari abahinzi batarataha, ndebe ko bahinze neza badasiba. Ese Muhira aracyari mu nzura cyangwa yagiye ku kazi? Muhira we! Karame mama. Ese uracyari mu nzu mwana wa? Nzanira iyo telefone yanjye nkwereke icyo mfotorera ye. Ndaje ye. Mama arashaka ko umufotorera ikira, ubu ntashaka kunyereza koko. Ese urimo gufura? Uyu munsi ndirirwa mu rugo nkora isuku, ntago njya mu murima guhinga. None se mama, ko muri utafuza wa mukenyero, ejo uzambara iki? Mu itsinda ryacu twakodesheje imikenyero mishya, ni ejo tuzambara ubundi tubacana umucyo. None se na Zawadi azakenyera? Mva Muhirera, hazakenyera nyine. Ubwo uzi ukuntu Zawadi akenyera akaberwa? Naho ubundi abagore bose tubana muri club dufatanye urumuri, ejo bose bagomba gukenyera. Ikindi nuko ejo dufite n'imurikabikorwa, aho tuzamurika ibikorwa tumaze kugeraho twiteza imbere. Urumva ko na Zawadi atahabura kandi akora ibikorwa by'ubudozi. Rwose ejo ku munsi wanyu nzagwakira nkutekere mama. Urakabyara mwana wa, nuko urakoze cyane. Harya urashaka ko nkufotorera iki ko ngiye kugenda? None mfotora kiriya kimasa, noherereza ifoto Nsabimana umucuruza amatungo, ngo arashaka kukigura. Wabwiye Rwema ko nasigaye agura ibimasa bikiri bitora? Rwema se asigaye afite busheri Muhi? Oya, ntabwo acuruza inyama mama, ahubwo agura ibimasa bikiri bito akabyorora, byamara gukura akabigurisha. Ese mama, ubwo hagati ye na Nsabimana uzampa amafaranga menshi n'uzatwara kiriya kimasa? Ariko mama, uzi ko uri mu bakecuru b'Ibweramahoro n'Inyamitavu bakoresha ikoranabuhanga, nawe usigaye uzi kohereza amafoto kuri WhatsApp. Erega abagore bo mu cyaro natwe tugomba gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi zitandukanye dukenera. Reka mfotore vuba, gusa mega zashize n'ujya kohereza amafoto uragura izindi. Ugize ngo iki Muhi? Kandi ubwo wazimaze uri kuri YouTube ureba bitamaye agaciro. Hari ikiganiro narebaga, gusa kineye amatsiko. Ikiganiro bwoko ki se kandi? Nubwo hashize imyaka 30 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, bagaragazaga ko hakiri Abanyarwanda bagifite ibikomere bikomoka ku ngaruka z'iyo Jenoside, aho usanga n'ihungabana mu rubyiruko cyane cyane mu bayirokotse. Ariko Muhi, kuki ukunda ibyo biganiro igihe cyose tuba twegereje kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi? Erega ni amateka yacu kandi ntaho twayahungira. Ikibazo ni uko usanga bamwe mu babyeyi bataganiriza urubyiruko ngo barubwize ukuri ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bityo mu kwirwanaho, rimwe na rimwe ugasanga urubyiruko dusakuma amakuru agoretse. Mwana wanjye rero, nubwo hashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye, na n'ubu turacyahangana n'ingaruka zayo. Ibyo mbwiye rero akaba ari zimwe mu nzitizi tugihura nazo. Niko bimeze mama. Akira telefone yawe rero ngiye mu kazi, ubwo ayo mafoto uraza kuyohereza. Hagati aho se Muhi, wagize ababona abanyeshuri wigisha imodoka? Ubu mfite 2. Icyumweru gitanshobora no kubona abandi bari muri Zawadi. Yarambwiye ngo nawe azaza kwiga imodoka. Ariko rwose Zawadi ndamukunda ntako batagize. Yewe azi kwishakamo ibisubizo. Zawadi we ntumuzi mama, nta murimo n'umwe atakora. Abanyarwanda twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Mu mashuri
twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda mu miryango iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda bizakorwa gute tuzarwanya abanzi bose b'amahoro twiyubakira u Rwanda rwatubyaye dushimangira ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda abikorera duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda amadini twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda n'amatorero duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda bizakorwa gute tuzarwanya abanzi bose b'amahoro kamera bakagira imana barutambukana muri abanyarwanda ku mudugudu iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ku kagari iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda mu mirenge iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda bizakorwa gute tuzarwanya abanzi bose bakagira imana bakagira imana abanyarwanda mu mashuri yose duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda mu maklabu yacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda abanyarwanda twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda bizakorwa gute tuzarwanya abanzi bose bakagira imana u Rwanda rwatubyaye dushimangira ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda murakoze cyane urubyiruko rwa Karabu dufatanye urumuri nyuma yo kurebera hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo twiyemeje gukora muri iki gihembwe ndagira ngo munyemerere aka kanya gakurikiyeho ngahe Gatesi atugezeho ikiganiro yateguye ku ruhare rw'urubyiruko mu kurwanya imvugo zibiba urwango n'amacakubiri hifashishijwe imbuga nkoranyambaga murakoze. Murakoze cyane nk'uko mubizi muri iki gihe itangazamakuru ryahinduye imikorere bitewe n'iterambere ry'imbuga nkoranyambaga aho buri wese ashobora gutangaza amakuru cyangwa agatanga igitekerezo abantu bakabifata nk'ukuri. Imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo YouTube, Facebook, Instagram, X ndetse n'izindi zigira uruhare mu kumenyekanisha amakuru mu buryo bwihuse. Gusa rimwe na rimwe usanga ibizitangazwaho byose atari ukuri. Nkuba bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi na bamwe mu banyarwanda bahungiye mu mahanga usanga bifashisha izo mbuga nkoranyambaga zirimo nka YouTube bagatambutsa ibiganiro bihembera amacakubiri n'amakuru atandukanye apfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo byose rero bikaba bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda. Kuri iyo ngingo mfite ikibazo gate. Baza nta kibazo Muhi. None se ubwo twavuga ko ikibazo ari ikoranabuhanga cyangwa n'abarikoresha? Muhira arakoze cyane. Nk'urubyiruko rwa Karabu dufatanye urumuri twahisemo kuganira kuri iyi ngingo kuko usanga ahanini urubyiruko ari twe dukoresha izo mbuga nkoranyambaga. Iyo ikoranabuhanga rikoreshejwe nabi riteza ibibazo mu muryango, naho irikoreshejwe neza rikaba umuyoboro utanga ibisubizo. Nanjye mfite ikibazo di. Baza nawe Zawa. Nge ndashimira ikiganiro cyiza Gatesa duhaye, gusa bitumye nibaza ibibazo byinshi ko kuri izo mbuga nkoranyambaga haba hariho ubutumwa bwinshi tuzajya tubwirwa n'icyo amakuru y'ukuri n'ay'ibihuha. Iki kibazo ubajije natwe kiradufasha gusobanukirwa Zawa. Kugira ngo ntakomeza kwiharira ijambo nta wadufasha agasubiza Zawadira. Ndabona Alisa ashyize akaboko hejuru. Murakoze kumpa ijambo. Nge numva abakoresha izo mbuga nkoranyambaga bagomba gushishoza bagasesengura ibihavugirwa, ibyo badasobanukiwe neza bakabaza abakuru. Alisa arakoze cyane adufashije gusobanukirwa. Nimunyemerere ijambo ndisubize karinganire. Gatesi arakoze ku kiganiro cyiza duhaye. Dusoza inama rero nagira ngo mbibutse ko muri uku kwezi tuzagira inama nyinshi mu rwego rwo gutegura kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Niko Musafi asava bande yuko natereka inkono ku ziko. Kumbona amasaha kuzose njya ku kazi ntabiriye. Kancane vuba ntago bitinda. Mukanya ibishyimbo nibimara gupfunyurura ndahita ngerekaho imyumbati. Ese Verone, iyi myumbati ko nawe twejeje wayikuye? Niyo Tamari yaduhaye, nari natinye kubikubwira kugira ngo utanga ko tuyiteka. Mwahuriye se? Duhuye avuye gukura imyumbati mu gacyamo, nanjye mvuye kugura umunyu.
nuko arambwira ngo ninze tunyurane iwe mu rugo ame ku myumbati yo guteka. yewe nyamara nubwo Tamari mwishisha menya ari umuntu mwiza, umuntu wirengagije imitungo ye nasawe muri jenoside yakorewe abatutsi na n'ubu tukaba tutarayishyura none akaba aduhaye n'imyumbati yo guteka. sibyo njya nkubwira se ntunyumve? ubu se ubona uzakomeza kujya umukwepa kandi duturanye mu mudugudu kugeza ryari? nyamara kuba duturanye ni amahirwe akomeye tugomba kubyaza umusaruro, tugatera intambwe tukajya kumusaba imbabazi. ubwo ejo bundi namushuje mu muganda wo kwa Kimonyo akamba ikiganza n'ibindi bizaza. icyo nkundira Zawadi nawe ntajya aripfana, yarakubajije ngo kuva wafungurwa ko atakubonaga wabagahe, nuko mbona wubitse umutwe. winyibutse uriya mugore naramutinya, mbega umugore ugira amagambo. ntabwo ari amagambo ahubwo azi kuganira. Verone reka mbe nitegura niba urize guhisha amaze koga. nta kibazo ngaho genda ukarabe. none se mujyana nguteze yombi igiti. muri club dufatanye urumuri imyiteguro y'umunsi mpuzamahanga w'umugore muyigeze? amatsinda yacu rwose yamaze kwitegura da. ni byiza rwose, nabonye mufite n'ibikorwa byiza byo kumurika. ibikorwa byo birahari kandi birivugira, nk'ubu mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza no kurandura ikibazo cy'imirire mibi mu ngo zacu dufite amatsinda akora ubuhinzi bw'imboga n'ubworozi bw'inkoko. no mu bukungu nabonye mukataje. rwose amatsinda ya Club dufatanye urumuri duhagaze neza. umva rero icyo nagushakiraga mujyana. yego nguteze yombi igiti. muri iyi minsi twagize amahirwe tubona umufatanyabikorwa aduha telefone 20 zigezweho, none rero turashaka kuziha abagore kugira ngo bajye bakoresha ikoranabuhanga mu mirimo yabo bakora. ayo n'andi mahirwe akomeye twungutse giti. erega ikoranabuhanga ni umusingi w'iterambere. ikoranabuhanga rifite uruhare rukomeye mu guteza imbere umuryango nyarwanda. ubwo rero mu matsinda yanyu ya Club dufatanye urumuri tuzahembamo abagore 10 bahize abandi bagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere. ni ukuri muzaba mukoze giti. Karengane ibyo wavuze nibyo, ibi bitoki byari byinshi ntabwo nakubyenga njyenyine ngo mbirangize. buri gihe abantu bafatanyije gukora umurimo urihuta. nibyo ho kuba ubumwe bw'intore bunoze intambwe mwana wa. ese wowe na mama wawe ugira ngo ntimukwiye inka y'ubumanzi? twakoze iki kidasanzwe se papa? none se ugira ngo iyo mudahengura urutoki nawe gutaha nkajya mbona icyo nenga? uzi ko abo twataye rimwe tuva mu mashyamba urutoki bahinze rukiri amatere, nubwo ntari mpari mwagerageje kuziba icyuho cyane. none se papa kweje ari umunsi mpuzamahanga w'umugore waretse mama tukazamutungura tukamuha impano tukamushimira uruhare yagize mu iterambere ry'uru rugo. urakoze kunyungura igitekerezo mwana wa. rwose reka tuzashimire nyoko yitangira urugo, yabigenda no mu mashyamba mu mitwe yitwaje intwaro ndetse na n'ubu akirurwanirira ishyaka. ahubwo se buriya tuzamuha iyihe mpano? ejo nagurishije ifumbire, hari udufaranga bampaye nari ntarajyana kuri sako, ndaza gufata aho tumugurira igitenge. ntacyo nanjye ubwo ndaza gukomaho ndeba kandi kantu namugurire kazamushimisha. nibyo mwana wa, rwose umfashe tuzashimire mama wawe hato atazagira ngo abana n'abantu badashima. inama niyo papa. bariya abantu n'ibintu badukoreye ubu koko tunabashyingire? oya sinzabyemera, ntabwo bishoboka. Fidela azarongora Kampire ntakiriho, ubwo rero arimo arankangisha ngo afite imodoka. nyamara ushatse wahindurira imitekerereze gakwa, uretse kwigiza nkana ubu ntiwibuka urugero rwa Kamana igihe akoreye impanuka akabura umuha amaraso. ndabyibutse, mu muryango we wose habuze uwo bahuje ubwoko bw'amaraso. none se ko Tomasi ari uwamugobotse akamuha amaraso hari ubwo bahuje amateka? rwose Kamana iyo atagira Tomasi ndabyibutse aba yarapfuye pe. none se gakwa ubwo urwo rugero ndasoma urwagusigiye? yewe ubu nibwo numvise uburemere bwabyo. buriya rero Tomasi yamutabaye atitaye ku mateka yabo atandukanye, ahubwo akiri imbere isano y'ubunyarwanda bahuriyeho. mwabagabo mwe murabizi ibi bintu by'ivangura ndimo ndabona ntacyo bizangezaho, rwose ngomba gufatanya n'abandi mu rugendo rwo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa. gakwa urakoze guhindura imyumvire rwose. ni ukuri turishimye rwose, urugendo rwacu rubaye ingirakamaro. Gakwandi arashyize ava ku izima. ese noneho twizere ko agiye kugira uruhare mu bikorwa byimakaza ubumwe n'ubudaheranwa ibweramahoro n'inyamitavu. ntuzacikwe n'igice cy'173 cy'ikinamico shira impumu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri mail ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. ikinamico shira impumu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.